Yes, ni ikiganiro Miss Naomi yagize, navuga ko gikomeye cyane aho abantu bamubazaga ibibazo ndetse asubiza direct kuri TikTok. Ni ikiganiro gikomeye cyane ngira ngo turebera hamwe ibintu yagiye avuga bitangaje cyane, bimwe byantunguye kurusha ibindi ndibuze kubikwereka. Reka turebere hamwe, barese dutangirire hano. Are those clusters? Yes, they are. Ano nyine bamubazaga ibibazo agenda asubiza gace nyine kubera ko niyo target y'iyi live. Pamella's babies are the cute. Let me tell you, if there is somebody, and I feel like hano yavuga ko kuri Pamella umuntu yaravuze yaretse muri comment ati Pamella nyine aratuje cyane, abana be umwana waratuje cyane nyine. Pamella and her husband, they're so quiet, you know. Hano yahise avuga ati umuryango nyine wa Pamella n'umugabo we nyine, uvuga ngo Pamella n'umugabo we ngo baratuje cyane, nibyo bavugaga hano kuri iyi live. Cause I'm the queen, hello. So hariya yavuze ngo I'm the queen kubera ko n'umuntu wari umwambitse nyine crown kuri TikTok, murabizi batanga ama gift, ahita avuga yeah I'm the queen. Anyways, so Pamella and her husband, they're very quiet. Arakomeza aravuga ati Pamella n'umugabo we baratuje cyane. And the fact that n'abana babo they never cry, bakundi your whole hano yahise avuga ati rero n'abana babo cyangwa se umwana wabo ntabwo nyine nawe waratuje cyane nyine, baretse dukomeze gatoya. Ngo nka kuriya nyine ubufashe ngo umwana nyine ngo ugasanga isarira agatanga ari guteza akavuyo ari gusakuza, wapinga ibyo ngibyo ngo ntiwabibabonaho. Never, you never catch them. Wenda gutya ngo ngo wumvishe ukuntu barira. Never, you never catch them. Wenda gutya ngo nuko barira abana ngo ba Pamella n'umugabo we. Aho baba bahuguye utujya cyane. Ntabwo barira, they're so cute, even the way they talk. So ibintu byose nyine hano yavugaga kuri Pamella n'umugabo we. It's so cute. So I feel like just if I think the way abana acting with my parents babo. Okay, yavuze ati rero ukuriya nyine abana ubundi muri rusange uburyo umuryango nyine umeze, umugabo n'umugore uburyo bateye n'abana babo akenshi niko bamera. Rero yavuga ku mwana wa Nuza wa Pamella ndetse n'umugabo, wavuga ati nyine kuriya umwana ameze nyine aba yarabikuye ku babyeyi, kuba tuje nyine, kuba atari umwana wahiturira ukunda guteza akavuyo, ibyo byose bikomora ku babyeyi. Hano rero ibi ngibi akibivuga ari ikindi kintu gikomeye cyakurikiyeho. Ntabwo nshaka kukwereka uburyo hari umuntu musaza we yakomanze agahita ajya kumureba, ahubwo nshaka kukubwira ikindi kintu gikomeye cyane yavuze ashingiye kuri ibi ngibi by'umwana wariraga, nako ngo uburyo ngo umwana gatarira ndetse n'uburyo umugabo ngo nyine ngatuje ndetse n'umugore bakaba batuje. Ibi ngibi rero ntabwo ari byo nshaka kugira ngo tugaruke, ahubwo nshaka kugira ngo agaruke ku buzima bwe bwite. Ibintu yavuze byadutunguye cyane. Ese dusimbuke hano tuharenge. Navuka atavuga twahageza. Ese gatoya. Nzareba bari ko bameze. Ati nzareba banje uko bazaba bameze. Muri make nawe yavugaga ati noneho bariya nyine baratuje, ariko nzareba ukuntu abanje bazaba bameze. Ariko reka nkwerekeho kantu gatoya gatangaje. Navuka atavuga nzahita oh that's not my child. Ati navuka atavuga nzahita mvuga nti rwose uyu nguyu ntabwo ari umwana wanjye. Ni ukuvuga ngo n'abadafite amagambo menshi nyine nk'aya Naomi, murabizi nawe mu magambo agira, ibyo murabizi. Kuma kuvuga avuga ibihekane. Ngo umwana wa Naomi agomba kuvuka avuga ibihekane. Ubu kuvuga ngo ashatse kugaragaza ko umwana we agomba kuba ari umuntu uvuga cyane ku buryo azabaze n'ibihekane akivuka. Ngazi kuvuga uretse kuma kuvuga avuga ibihekane. Agomba kuvuga aze kuvuga ibyo bihekane. It's time to live this life. It's time to live this life. So Naomi ni umuntu uba wishimye cyane, ni umuntu uba umeze neza rwose, ubona ko afite vibe nziza.
So hano rero yakomeje bavuga ibintu byinshi, bavuga uburyo nyine ngo umwana azabyara ngo uburyo azaba ameze uburyo yabyifuzaga. They have like their dad's face, their mom's face. You know what I call? Wow. No hari ikindi kintu yavuze gikomeye cyane ngira ngo tuvugeho sinzi we ngo nakibonye. So and they look like both of them. Ababyeyi babo, you know. So I think Pamella's baby, and they look like both of them, like both. They have like their dad's face, their mom's face. You know what I call? Wow. So hano ari ikintu kinini yavuze cyane ngira ngo tugarukeho gikomeye cyane aho yavugaga ati buriya ikintu ngabantu benshi bavugaga ngo ariko ngo yarazi ko kizamubaho ariko ngo ntabwo byarangiye kitamubayeho. Ikintu gikomeye cyane yavuze abantu bamuvuzeho bavuga bati uwo bita Miss Naomi nguko ngo bamubona nguko bizagenda kose nk'amagambo afite ngazashira ngo naramuka abaye umugore ngibi nibyo abayigira nyine nko bamubwiraga ngo ibi nibyo uba wigira kubera ko ukiri muto ariko igihe kizagera ibintu bigucange uvuge nyine amagambo make w'umuntu ucishije make utavuga amagambo menshi nyine ibintu nk'ibyo nibyo yagiye avuga muri iki kiganiro. Agenda agaruka no ku bintu byinshi avuga ati ibiciro twarabimanuye ku gitabo cye More Than a Crown, avuga ati cyageze ku bihumbi 40 ngo ni amafaranga make cyane. Everything. Do you guys have my book? So hano yabaza yase mufite igitabo cyanjye mwarakiguza. Abantu baravuga bati dufite kiri PDF, aravuga ati abajura ndaza kubarega muri rimbo bitewe nuko PDF nyine ntabwo yigeze ayisohora, no kuvuga ngo nta buryo buri soft yasohoye ahubwo ni uburyo buri hard igitabo nyine ukagenda ukakigura. I'm recording you. I'm used to it. So iki kiganiro rero navuga ko ari ikiganiro cyashimishije abantu benshi, wenda nawe wagenda ukakireba uburyo kimeze. Gusa uwo bita Nishimwe Naomi cyangwa se Ishimwe Naomi navuga ko muri kano kanya ari umuntu umeze neza cyane ku mbuga nkoranyambaga nyuma yuko atanze gift. Murabizi ko yari yashyizeho gift nyine giveaway abwira abantu ati nimuramuka mugize comment nyinshi, like nyinshi kuri comment zanyu turi buze kubahereza ibitabo. Ababibonye mwarababonye abantu 15 barabyakiriye. Ubona ko Miss Nishimwe Naomi rwose ari mu bihe navuga ko byiza cyane, agenda agaragaza ko ari kumwe n'abafana be kandi ni ibintu byiza ndetse bigenda bishimisha batari bake. Ndetse nanone navuga ko asigaye akora ikintu cyiza cyane cyo kwegerana n'abafana, akajya kuri TikTok live akaba yagana n'abafana be. Abenshi mugenda mubibona ndetse abantu barenga 1000 baba bari kureba nk'iyi live yari kurebwa n'abantu 1000. Yeah, you're the shit. Like, what are you talking about? Now me, do you now me hano nyine aba yisanzuye cyane, ni ahantu heza cyane. Nababwira ko mujye mukurikirana Naomi kuri TikTok, mujye namwe muhari mu bazibazo mwifuza kubera ko aba ari open cyane ku rwego rwo hejuru. Don't si n'ubwa mbere nyine agiye kuri izi live gutya kubera ko n'iminsi yashize twabonye ko yagiyeyo we na mukuru we bita Katia, maze bakavuga ko Katia Kamari atwite ndetse uwo bita Adonis Phil umugabo we akabisobanura neza nta guca ku ruhande. Rero ku bantu bashaka kumenya ubuzima bwabo bw'ibanga cyangwa se ibibazo byinshi baba bafite kubabaza ni hano babariza. Anyways, yeah, so don't feel nukajye wumva ngo abantu bakwanze ujye umenya ko ujye ushima avuga ati Imana bakwiye ubuzima bwanjye kwa ko hari impamvu. So nyine hano agenda agira inama abantu ikibazo cyose umubaza. Hari n'ikibazo bamubajije bavuga bati ese kubera iki kuri nuza wadusobanura ese ku ishuri wigeze kugira abantu bakwanga nk'inshuti zawe zikakugambanira. Asobanura uburyo byagenze, avuga uburyo abantu nyine bari inshuti ari batatu ariko ugasanga babiri bikoramo agatsiko bagaserereza cyangwa se bagasebya wa wundi wa gatatu kubera ko wenda ngo barenze. Ibintu nk'ibyo nyine agenda bisubiza, nta kibazo na kimwe ajya simbuka. Rero nakeka ko hari ari ahantu heza kugira ngo ube wagenda nyine muganire wowe na Naomi. Ni nayo mpamvu nkoze iki kiganiro kugira ngo
mujye mumenya ahantu nyine mubariza iki cyamamare cyanyu uyu Miss w'u Rwanda 2020 kubera ko ni uburyo bwiza nyine bwo guhura nawe nyine kuri TikTok mwajyaho mukajya muganira rwose. Ariko reka ngushimire mubwire ngo wakoze kubana nanjye muri iki kiganiro. Ni byiza cyane kuba uri kumwe natwe, ni iby'agaciro. Kana subscribe, ariko nabwo ntiwibagirwe gushyiraho comment. Ese wowe uzajya ujya kureba Naomi muganire cyangwa se ubundi ubonye ibintu yavugaga hari ikintu ukuyemo? Reka ngushimire mubwire ngo naho ubutaha.